Umutaramye ejo bundi yego yageze gutya aca mu gikari atari ku bundi kuki iyo bavuze Rukara rwa Bishingwe yego ajyana na Rugigana Rugigana ndamubwira nti tuzabigerera injura tubivuze tubigere muzingo yego amateka ya Rukara rwa Bishingwe n'aya Rugigana yego ngira ngo dukomeze nari ngiye kuvuga nti ejo bundi nyakugira ubutangwa yagize atya yisubiza umwezukuru wa Rukara rwa Bishingwe yego reka nawe tugira tuti naruhukira mu mahoro kandi yaganje iyo ijabiro kwa Jambo nyakugira ubutangwa amutuze ahatoshye kandi hatekanye ahari amahoro yego ngaho ni mushinjagire gitore muze dutarame bya kinyarwanda yego karame ugize se ngo inkera si remye koko byanyabyo agira ngo intangira aha ngaha ndayisoma nkumva rwose nta kuyivirira guhari ubwo rero abataramyi bacu nta uri bwicare muri ngwino nawe hoya ntibikabe hari ukuntu wajya gusanga nk'ahantu habonetse amarwa ugasanga ahantu wicaye mu myugariro wicaye hafi n'ibikingi by'amarembo cyangwa bakagirana gutya icyo bita imbetezo urazizi yego nazo bakagira abo bazimenyera ugasanga barahamagaye bati Rwambasi uraho neza ati injira hano mu nzu ujye ku kiretezi usangeyo kabudiyoza cyangwa se nari ngiye kuvuga ngo usangeyo wase wase nabavuba cyane usangeyo ba Mukamana cya Nyirabisabo akwereke di ugahita wumva ruku ni Karame ati ngwino nawe aho ngaho ngwino nawe bayo genda urebe umukipfu hariya n'umunayi urumva ugasanga ntuza Nizeyimana katumutera iteka nubwo ataje ngo dutarame yagiye kudushakira amaboko ngira ngo ku cyumweru tuzaba twikwije iyo yagiye ntazanira amaboko ugasanga rero bagize bati Imana y'u Rwanda genda hariya maze
wigererwa amasimbi we muganira iyo ugasanga agacuma keza rero kare gatatse reka rero abataramyi bacu nabo tubabwira yuko ahangaha ntawe uri bwicare muri bwino nawe ahubwo twese turaza nta nuri ubugene rw'imbetezi yego turaca akabonye maze abakomera nabo bari hafi barahari cyane yego twabihase umushimu intanga iraha yego byasumiranye yego ngira ngo rero tudatinze wamasi karabe nahoze mu kanya mbona undembuza yego ubushize twahoze dutaramye u Rwanda ngira ngo twavuze byinshi hari nubwo twagize dutya maze tureba bamwe mu bami cyangwa se tureba kuri ku mvugo ziboneye zibereye u Rwanda zibereye abanyarwanda yego ngira ngo ni na byinshi rero twagiye dutaramaho ariko uyu munsi ntabwo bisanzwe ubwo ntabwo turi mu kibonezamvugo cyane bavuga ko twabinyuzemo ahubwo turareba dutarame kuri ba bantu ku mateka y'u Rwanda n'ababi barwo burya rero amateka y'u Rwanda kenshi burya ajyana n'abami bayoboye u Rwanda kuko burya amateka y'u Rwanda ni maremare burya amateka y'u Rwanda yubakwa n'abanyarwanda u Rwanda abanyarwanda twarongowe imbere n'abami ngira ngo nibo barumeje maze barugeza uko rungana uku bararumeza barukura aho ngaho aho ngaho kure cyane maze barurema ukurungana uku yego iyo dufashe rero umwanya maze tugafata tukicara ahangaha cyangwa tukaza tukegerana nk'abataramye ahangaha tuba tugira ngo tugaruke kuri bya bigwi batugwijirije kandi ikindi burya ni n'iby'agaciro burya ni iby'akamazi cyane burya yego ni iby'akamazi rero abami bacu nabo ntibatugwabije kandi baturemeye amaboko atuzirira ubwiko mu minwe zabo cyane ko burya u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu yego burya ni igihugu gifite amateka yacyo cyihariye ajyanye n'ibyo cyanyuzemo by'umwihariko ariko anajyanye cyane cyane n'ingoma ya cyami yari iriho mu myaka yo hambere iyo mu myaka ya mbere cyane rwose kimwe n'ibindi bihugu yego burya nanone kandi amateka y'u Rwanda yego agaragaza ko abami bose b'u Rwanda bagendaga cyangwa se bakomokaga mu muryango umwe w'abanyiginya yego burya niko byasaga nkaho byari byubatse abanyiginya ngira ngo bajyaga bavuga ngo abega abasinga babyara abagabekazi abanyiginya bakabyara abami abakono nabo bakabyara abagabekazi gutyo kandi ibi bakanabiziririza ngira ngo uribuka ko umwami yitwaga Karemera Rwaka yaje gukurwa ku itonde ry'abami kubera ko ngo yari yarabyawe n'umunyiginyakazi kandi nta munyiginyakazi wabaga umugabekazi urumva ko cyari ikintu gikomeye cyane yego ngo rero bamwe mu bami bagiye baba ibihangange ku bw'inyurabwenge rijimije cyane ryabo bihariye kandi hari n'ababaga ibihangange cyangwa se bakaba indatwa ku bw'ibikorwa by'indashyikirwa mu rugamba cyangwa se kuri urwo rugamba mu gihe babaga barimo bagura nk'igihugu ugasanga bafashe nyine nk'abami bakamaze cyangwa se bigwirije ibigwi cyangwa bigwijeho ibigwi muri urwo rugamba kubera ko barutsinze ariko hari ikindi yego burya umwami wabaga wimye ingoma yagiraga izina ry'ubwami ngira ngo ibi bye turaza no kubishinga hagati maze nitugira hatuze gusoma koko kave umwami rero wese wimaga ingoma hano i Rwanda yagiraga izina ry'ubwami hakiyongeraho izina rye bwite nyuma yego ariko afite iry'ubwami ngira ngo turaza kubisobanura byimbitse yenda ushobora kwibaza bati kuki bavuga kanaka ukumva baravuze ngo
Mutara wa gatatu Rudahigwa ukibaza kuki bamwita wa gatatu kuki bavuga Kigeri wa kane bakavuga Kigeri wa kabiri cyangwa Ruganzu wa mbere Ruganzu wa kabiri Ndori Ruganzu wa mbere Bwimbogo ukibaza kubera iki bavuga gutyo nuko ubwo turi busange hari muri ayo mazina abiri kugira ngo bashyireho umubare kwari kugira ngo bamutandukanye n'undi wahawe iryo zina nk'iryo afite ry'ibwami iryo zina ry'abami yego aho ngaho rero twavuga nko ahasaga mu 1576 kugeza nko mu 1609 yego hari ku ngoma y'umwami w'Igasabo witwaga Kigeri wa kabiri Nyamuheshera. Kigeri wa kabiri Nyamuheshera burya niwe mwami washyizeho umurongo ngenderwaho w'uburyo abami bazajya bagenda bakurikirana. Nimba mbyibuka neza uyu mwami yanashyizeho itonde ry'amazina y'ubwami uko azajya akurikirana ku ngoma n'amatwara yabo bami bose ndetse n'igihe izina riniri urabizi ko habagaho nimba avuze ngo Kigeri Mibambwe niwe wagenyeye amazina igihe azajya ashyirwaho. Ngira ngo ahangaha tubisobanuye neza yaraje aravuga ati hazajya habanzaho uyu mwami akora aka kazi hajyeho uyu nguyu akora aka ngaka hajyeho uyu asa nk'ubagabanyije inshingano yego kugira ngo byumvikane neza. Ngira ngo yaraje aravuga ati hazajya habanza hibe Kigeri Kigeri mbo yarafashe abami b'u Rwanda abagabanyemo ibice bitatu aravuga ati hagomba kubamo abami b'intambara hakabaho abami b'inka hakabaho n'abami b'umuriro niwe Kigeri wa kabiri Nyamuheshera niwe wabigeneye atyo. Arangije rero aravuga ati Kigeri umwami w'u Rwanda uzitwa Kigeri cyangwa se akitwa na Mibambwe abo ni abami bagomba kwagura u Rwanda bazarurwanirira yego bakitwa abami b'intambara bakajya tukabona impugu ngira ngo niko u Rwanda rwagiye runavuka rukaba rukanda rukagera ha Igisaka bakagifata Ubugesera bakabufata Ubufundu bakabufata bakagenda bafata impande n'impande. Nuko nguko rero abo ba Kigeri na Mibambwe nibo bami dukesha kuba u Rwanda rwaraguwe bingana uku nguku cyangwa se bingana kuriya abakoroni barugize ukundi. Ngira ngo urabizi ko rwageraga mu Bufumbira ruguru iyo ngiyo kuzamuka ukagera ku kiyaga cya Rwicanzige Rwanda rwari runini aha ngaho mu Buganda ukagenda kandi n'ijwi ryose ryari ryacu buryo abo ngabo rero ba Kigeri na Mibambwe umwami w'u Rwanda witwaga Kigeri cyangwa se witwaga Mibambwe yabaga afite izo nshingano zo kuba azagura u Rwanda azarurasanira akarurwanirira akarwana ku ishyaka ry'abanyarwanda yego akaba ashinzwe kwagura igihugu byo gusa akaba ariko kazike hanyuma yamara kwagura igihugu yego hagakurikiraho undi mwami noneho uje kucyororo ko ubwo kuntu twabyita nuko kugwiza amashyo aze kurwiriza amashyo kuko urumva mu Rwanda inka kiragiye yari ifite agaciro kanini gakomeye cyane. Ngira ngo bimwe mu bimenyetso by'ibwami n'inka zabagamo n'ubu ngubu se ngira ngo abajya basura mu Rukari yego inka nicyo kintu cya mbere burya cy'akamazina none nacyo tuhasanga. Ahangaha rero Kigeri cyangwa se Mibambwe yashoboraga kuba yaguye igihugu yenda akacyagurira nko mu Bugesera ugasanga muri izo mpugu yaguriye mu Rwanda ntabwo bageraga umuco wo gutunga inka. Byabaga ngombwa yuko rero aho hantu bagomba kuharema amashyo. Ubwo icyo gihe ibyo bikaba biri mu nshingano za Mutara cyangwa Kirima. Umwami w'u Rwanda witwaga Mutara niwe wakurikiraga iyo Kigeri cyangwa Mibambwe yatangaga
hahitaga hakurikiraho umwami witwa Mutara. akorora inka. We akaba ashinzwe gushaka iminyago inka, sibyo, we agatera ariko atagamije kwagura igihugu, ahubwo we agamije kugira ngo agwize inka mu gihugu. Barangiza bakagenda bakarema amashyo muri ya mpugu Kigeli yanyaze. Yego. Noneho iyo Mutara yamaraga gutanga za nka maze kuziremamo amashyo aho ngaho, byasabaga umuntu uzazifasha kugira ngo zororoke. Umwami wagombaga kujyaho yabaga ari umwami wo kugira ngo za nka zororoke, zibyare, maze zigwize bana banywa amata, ababyeyi banywa amata, u Rwanda rwishime rusekerwe n'ibyiza. Amatama y'abatatu y'imitoto. Yego. Aho ngaho rero ahahitaga hakurikiraho, ubwo havuyeho umwami w'inka, hahitaga hakurikiraho umwami wo kuzicanira. Wo gucanira. Umwami utuma igicaniro kidahwekera, watsi igicaniro. Ubwo ngubwo yagombaga kuba afite izina rya Yuhi. Ubwo urumva urukurikirane ukuntu rwabaga rukoze, ni ukuvuga ngo iryo tonde ryabaga buri inshuro 3. Yego. Ryarahindukaga. Kigeli wa kabiri Nyamuhesha urumva yari umuhanga, yaravuze ati hazajya habanza Kigeli natanga Mutara yima ingoma, Mutara natanga hime Yuhi. Yego. Wenda abazajya za yagura u Rwanda, undi aruzanemo inka. Yego. Undi azicanira. Yego. Umuco w'u Rwanda n'ubundi kuva kera warushingiye ku nka buryo. Urumva no gusenyera umugozi umwe, ariko hagamijwe iterambere ry'igihugu kandi iterambere ry'abanyarwanda muri rusange. Ubwo ni bimwe tujya tuvuga tuti buri wese n'uruhembe ariho narurasanire byo kudahigwa. Ahangaha naho Kigeli urumva yagombaga kugira ngo uriya muhigo wiwe awese. Yego. Bityo bigatuma nyine Mutara nawe azabona akazi akora, cyangwa se Mibambwe nawe akarurasanira, Mutara akabona akazi akora. Ubwo rero byumvikane neza, habanzaga Kigeli agasimburwa na Mutara, Mutara agasimburwa na Yuhi, cyangwa se hakabanza Mibambwe agasimburwa na Kirima, hanyuma Kirima agasimburwa na Yuhi. Itonde rikongera rikigaruka, bigatangira. Ubwo ngubwo mu bami b'intambara ngira ngo dusangamo Kigeli na Mibambwe gusa. Ariko abatarabyi babyumve neza, aya mazina turi gusoma ahangaha ni amazina y'ubwami. Ni amazina y'ubwami, ntabwo ari ya mazina twavuze yabo ku giti cyabo. Wenda nk'uku Rwamasimbi nakima ingoma bakavuga bati wowe uzitwa Kigeli, cyangwa uzitwa Mibambwe, cyangwa uzitwa Mutara, ugasanga wenda wiswe Kigeli wa kabiri, bagashyiraho n'irindi zina ryawe risanzwe. Ahangaha rero uko twari tubivuze, Kigeli na Mibambwe, Mutara na Yuhi yabaga ari amazina y'ibwami. Reka ubanze urebe mu gaseke, tubanze twongere turirimba u Rwanda, maze tuze kugaruka tugerenzura byinshi bigendeye kuri uyu muco. Yego. Cy'abatangana, hano muri aha, nshuti z'u Rwanda.
naho aho ni i Rwanda burya baba bavuga rero. Yego. Ngira ngo abataramyi bacu batangiye kugira batya maze bakanyura mu gikari. Ahubwo se wagize ngo ku nziramugozi ho. Yego. Bahatanzwe. Nabo barahari. Nabo barahari cyane. Turaza kubakuramo umwugariro. Reka rero mbanze mbwire Ndagabira Justine. Yego. Ari kutwumvira hafi iruhande hari itumba. Hari kandi na Manishimwe Prosper Rukataza mu Ndemarugamba. Reka tubatere iteka kandi Ndemarugamba zose ingera nizikesha umutima. Hari n'abataramye rero yitwa Manishimwe Claude. Yego. Ari i Buganza. Ati inkera yaremye natwe turabakurikiye cyane kandi turabakunda. Yego. Hari rero hari umutaramyi witwa Deogratias ari kutwumvira iruhande aho ngaho nawe reka komanda hande. Yego. Abataramyi rero ni benshi hari muri Gatabu Odete hari baratwumvira nawe itumba reka tubutere yigera. Hari kandi ubutaramyi Ruti wa Ruti. Ruti wa Ruti ngira ngo bushize twahoze tunataramana. Yego. Ngira ngo baramwumvishe ni umutaramyi byahamye ko. Yagize ati rero ni mundenzi ngohe ndahirengeye ati kandi ndataramye. Ruti wa Ruti kandi buriya akamumutahira. Akamutahira wakamaze cyane. Ngira ngo buriya ntago ari ugutahira gusa. Yego. Ahubwo no kuyobora ibirori. Yego. Nabyo rura rubanza ajya arurema rwose. Reka rero ndebe kandi umutaramyi Kayumba Budara nawe n'umwe mu bataramyi bakomoka mu Nyaruguru kandi ari kutwumvira iruhande kwa Mandahande. Reka igera tuyibuture. Nago ari Kayumba wenyine rero. Yego. Hari na Nsengiyumva ndetse na Iradukunda bari Nyaruguru. Yego. Nabo rero katuba turi inkera cyane. Hari uwitwa Theobald yagize ati Rwamasimbi ndakwemera cyane nuza kuba uri kunyuma nkumve ndishuti yawe byahamye mu gitaramo sinacikwa nibera hano Isumba Mudugudu akagari kagirije urabizi nitwa inkomeza bigwi mu nkomeza mihigo nkaba intore yo ku Mukondo Timothea yambabariye murakagira Imana. Ubwo rero iyi ntore yo ku Mukondo reka nayo tuyituri inkera. Yego. Ngira ngo rero twakomeza ku ntango yacu. Yego. Intango se kihari kandi ikaba yacyuye ubuhoro kandi ko nta hiri bujye. Yego. Reka mbanze kandi ntera iteka Uwase nawe ari kutwumva ari iruhande kwa Mandahande. Ari kugira ati ndahirenge kandi nawe n'umutaramyi byahamye. Reka tumuturiye inkera. Ni naze rero dutarame kandi inkera ni mukesha umutima. Yego. Reka rero twigarukire kuri iyi ntango. Ngira ngo twari tugize dutya maze turitsa turi kubabwira uburyo abami ba Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yari yabigeneye cyangwa se yari yashyizeho uburyo bazajya bakurikirana. Agashyiraho kandi rega. Yego. N'urutonde rw'abami niwe warugennye. Yego. Abagira 28. Yego. Akagira ati bizajya bigenda gutya na gutya na gutya. Ubwo rero ngira ngo uyu mwami nawe navuga ko yagwije ibigwi kandi n'u Rwanda ruha umurongo ngenderwaho. Ngira ngo Rwamasimbi n'ubundi twakikomereza. Yego. Tugakomeza kurebera hamwe aya mateka tukareba reka tuvuge nko ku mazina y'abami. Yego. Tureba abagabekazi babo. Turebe noneho n'iyo myaka baba baragiye bategekamo. Bagiye bimiraho ingoma cyangwa. Yego. Ubwo twaza guhera nko ku mwami wa mbere. Buriya rero iyo uvuze umwami wa mbere abenshi harabumva Gihanga
ngoma ijana ni nabyo koko, ariko hakaba noneho n'abahita bajya muri bari abami b'impanuka bashyerezo Imana y'u Rwanda rwose. burya mbonereho burya buryo dutaramiye nk'uko turanibutsa hari abantu bajyaga bavuga ngo abanyarwanda basenga Ryangombe, nyamara ntabwo ariko byari biri, ahubwo abanyarwanda bizeraga ko Ryangombe ashobora kubagirira ku Mana, bakamutuma kuri Shyerezo agafatwa nk'aho ari we Mana y'u Rwanda kuko niwe twese dukomokaho. Ngira ngo ni naho bahera bakavuga bati abanyarwanda turi bene Imana, twakomotse ku Mana. Ni nayo mpamvu burya ugira gutya ugasanga natwe ntabwo twakabaye turi kwibuka cyangwa se dufata biriya bisekuruza by'abazungu burya ni ibisekuruza bya Aburahamu, natwe twakabaye twimakaza igisekuruza cyacu cya Ryangombe. ahubwo Ryangombe ntabwo nyine icyo nari nkubwiye n'igihanga warashatse kuvuga, igihanga nari nshatse kukubwira kuko ngira ngo wenda ntabwo turi buhere mu bami b'impanuka, ariko ngira ngo urabizi ko bavuga ko bahera kuri Shyerezo Nkuba akaba Imana, cyangwa se akaba ari we bose bashingiyeho umuzi, hakaza Kijuru, hakaza Kimanuka, Kigwa, Kobo, Meranolanda, Muntu, Gisa, Kizira, Kazi akaba ari ubyara, akaba ari usaza akabagira Gihanga. Ubundi banavuga yuko Gihanga atangira kuyobora u Rwanda cyangwa se atangira kurutegeka, ntago ibintu by'ingoma ya cyami byabagaho. Burya ingoma yaje ayizaniwe n'uwo bitaga umwungura. Ahangaha reka twibande duhere kuri Gihanga ngoma ijana, turebe umugabekazi wiwe, turebe n'umwaka bacishirizamo ko yaba yaremye ingoma ndetse n'igihe yaba yaratangiye, kugira ngo tujye tuzirikana nyine aho tuva amateka yacu. Ubundi iyo wibagiwe inkomoko y'aho uva naho uba ugana, burya ntaho uba ufite ujya, burya ushobora no kugana ishyanga. Ahangaha rero ngira ngo ubushakashatsi twagize dutya tugakora, burya Gihanga ngoma ijana bagaragaza ko yari afite umugabekazi witwa Nyiragihanga. Nyiragihanga akaba nanone bacishiriza bakavuga yuko yaba yaremye ingoma hagati mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka, bagaragaza ko yatanze mu 1924. Ubwo rero nyuma ya Gihanga ngoma ijana, Gihanga ngoma ijana yaje kwibaruka Kanyarwanda Gahima ndetse na Nyirarucyaba. Ubwo Kanyarwanda Gahima niwe waje kumusimbura. Kanyarwanda Gahima by'umwihariko ngira ngo ni izina rirabivuga, niwe nkomoko y'u Rwanda, niwe warazwe u Rwanda, aragwa Gasabo kugira ngo ayirasanire, arwane ishyaka ry'Abanyarwanda. Urumva Gihanga umurage tumukomoraho nuko yadusigiye u Rwanda rusobetse kandi rusangiwe. Yarafashe abana be arabwira ati Nyirarucyaba nyura ahangaha, Kanyarwanda nawe dore ngaho iyo Gasabo, maze barakunda, maze barurema bwiza, barurema byiza. Ntibigeze bamutoteza cyangwa ngo bamutererane bateshwe ku nshingano yabasigiye. Ubwo rero Kanyarwanda wa mbere Gahima ngira ngo nawe yari afite umugabekazi witwaga Nyirakanyarwanda. Nyirakanyarwanda Nyamususa. We Nyamususa, bakaba bacishiriza ko ubwo nawe yahereye kuri wa mwaka Gihanga yatanzemo wo mu 1924, nawe Kanyarwanda akaza gutabaruka ahayinga mu 1957. Ngira ngo rero nyuma ya Kanyarwanda Gahima haje gukurikiraho Yuhi wa mbere Musindi.
yego byumvikane ko twabwiye ko bayuhi ni babami b'umuriro ariko ahangaha Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yari atarakora rya toni, yari ataraza ngo ashyireho ya mavugurura abashyire ku murongo uko bazajya bakurikirana, ngira ngo nk'uko turi guhera ku bami ba mbere turaza gusanga rya tegeko ritarakurikijwe. Yego, ahubwo nituza kugeraho yayoboreye, yego turaza gusanga baragiye babikurikiza koko. Ubwo rero Yuhi Musindi we umugabekazi yari Nyirayuhi Nyamata. Nyirayuhi Nyamata rero akabe umugabekazi, bakaba barategetse u Rwanda rero ahayiga mu 1157, ngira ngo yaje kugeza rero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 500 igihumbi kimwe n'180. Yego, aho ngaho rero binyisobye. Yego, ngira ngo aya mateka ni menshi kandi ni na maremare cyane, burya kuyazingatira mu mutwe kereka mudasobwa wa ntamaka. Burya hari umugabo nyine ngo yari umuhanga mu gufata mu mutwe, bita mudasobwa wa ntamaka, akaba umuhungu wa ntamaka. Burya ngira ngo niyo mpamvu babonye izi mashini zigeze mu Rwanda, bareba uburyo zibuka n'uburyo zigira gute zizirikana, bati ni mudasobwa, ati mudasobwa yazutse ukundi. Cyane ko burya n'aya mateka kugira ngo tube tutiyafite gutya, yego, n'Abanyarwanda babigizemo uruhare mu kuyafata mu mutwe cyane, kuko kera ntibandikaga ariko barabizirikanaga. Uko bagiye basimburana abiru bakagenda babibika bakabihereza abandi, natwe tukagira gutya tukabitora. Nuko rero aho ngaho nyuma ya Yuhi wa mbere Musindi yaje gusimburwa cyangwa se ingoma yaje kuyiraga Ndahiro wa mbere Ruyange. Ndahiro wa mbere Ruyange akagira kandi umugabekazi Nyirandahiro Kizigira. Akaba rero uwo nguwo yaratangiye kuyobora mu 1180. Ubwo ni ugutegeka akaza kugeza mu 1213. Yego. Nyuma yabwo rero ntabwo byatinze, hahise hima ingoma Ndoba, maze akagira umugabekazi Nyirandoba Monde, akaba nawe yarahereye mu 1113. Yego, araza ageza mu 1246. ngira ngo nimba wenda hari ubutabyumvishe neza uko twabatangiye, yego, habanje Gihanga Ngoma Ijana, yego, hakurikiraho Kanyarwanda Gahima aza guha ingoma y'uwa mbere Musindi, yego, nawe ayiha Ndero wa mbere Ruyange, yego, nawe ayiha Ndo. Ngira ngo rero Rwamasi, karame none se wagize ngo tuje kureba mu gaseke twaba twibeshye? Banza urebe mu gaseke, maze ubushize twari dutaramye aha ngaha, noneho banza upfundura agaseke ndebe. Pfundura agaseke. Umutaramyi aza kugira atya, maze ati muzandebere yananganyira amaritete. Turamubwira tuti ubutaha tuzaba dufite umwanya uhagije, ndumva kugira ngo tumubere imfura gito, nubwo ifate umwanya utsa nkaho ari munini ariko si cyane, cyangwa se akomeza ajya hirengereye mu kanya tukaza kuza, ariko ntacyo atarajya ku mugonero. Banza uyishyiremo rwose, abanze yumve uburyo ishyari ryaje kera. Niba idukundira, dore ko yagize ikikaba umuranzi, ariko twumve. Uru rubanza ntabwo rwaza kugomba abakuru kandi duhari. Reka twumve rwose. Igitekerezo cya Nyamaganda na Nyiramaritete. Ishyari ryaje kera.
umugabo Nyamaganda yashatse umugore babyarana abana 10 b'abahungu gusa. Uwa 11 avukana ubugore n'ubugore. Nyiramaritete ashaka umugabo babyarana abana 10 b'abakobwa gusa. Nyiramaritete agira ishyari yuko abyaye abakobwa gusa, kuko kera wabyaraga umukobwa yitwaga inshiki. Nyiramaritete ajya gucurisha inkota. Nyiramaritete ajya mu bahigi. Nyiramaritete ajya mu bahigi ajya kurebayo uruhu rw'ingurube. Nyiramaritete yorora inkoko. Acira hamwe ishake ayita Imana y'inkoko. Umwana w'umuherezi amwita Muhama. Abana bo kwa Nyamaganda ise na nyina baramubwira bati muzarebe umwuga wazabakiza. Bagiye kubaza birabananira, bagiye guhinga birabananira. Umukuru muri bo arababwira ati bana banjye muzashake umwuga wazabakiza. Ati byiza nuko twahiga tugashaka iby'ubuhigi. Umwacirira imbwa enye undi enye bagabana imirenge. Uwava nkaha agahigira muri segiteri yo kuri Ngoma, abandi bagahigira muri segiteri yo mu Mugonero. Baragenda barahiga bati ni uruzunguzungu rwivuruguta mwivuruka zabyukana imburuza zahago masambaro y'inago amazinga. Urayibona ukirara wiboro kigenda se tungutungutunzwe no gutuga ibigundi. Ubwo nta kindi baravumbura abigwa amata abo muri segiteri ya Ngoma bavumbuye, abo muri segiteri ya Mugonero bishiyo nyamaswa bamaze kuyica. Bati ko twavumbuye namwe mukisha bikwiye kugenda gute? Bati turatahiza umugozi umwe ntitwandurana, inyamaswa tuyiture data na mama tumumurikire ko ari wo mwuga twiyemeje. Inyamaswa barayiheka baragenda, bageze iwabo bayereka se na nyina. Se na nyina abahereza inzoga, kibana banjye ndabashimiye, mbashimiye umwuga mwiyemeje. Bidatinze kwa Nyamaganda b'abahungu be havamwo 4 barikora bajya kwa Nyiramaritete. Baragenda bageze mu marembo ya Mana y'inkoko itigugurugu. Nyiramaritete abira umwana we Muhama ijya kureba icyo Mana y'inkoko itaki. Ati nsanze ari imituga nkomo gusa. Nyiramaritete atese ni imituga nkomo gusa. Undi ati akiriye kize. Bararamukanya, bamaze kuramukanya atese bakuru banyu baraho, mbese nasara abandi bati baraho. Muzi guhiga se ingurube z'imigana? Abandi bati turabizi. Bana banjye se muzampigira ingurube z'imigana zamariye amateke? Abandi bati tuzazihiga. Mbese muje gusura abyara banyu? Abandi bati cyane. Mubasange babasasire mubisegure. Mu gitondo kare kare Nyiramaritete ubwo inkota yaba yamaze kwishira ku icyazo, uruhu rwe yamaze kurusiga amavuta, abaramanutse abagiye mu mateke ye arayarandaguza. Amaze kuyarandaguza ajya mu izinga ryari hari y'umufatanga. Babahigi babyutse babagiye bashyiraho imbwa zabo baravuga amahigi
ati n'uruzunguzungu rw'ivuruguta mwivuka zabyuka n'imburubuza zakagoma samburo y'inagwa amazinga gwa biterero nyamotero wanzo nyamotero wandongozo ibona kwirara ibirukigenda zeyo tongo tunzwe no gutuga ibigundi imbwa ya mbere y'intozo yinjiyemo Nyamaritete ayikubise inkota indi mbwa ya kabiri ije ayikubita inkota abahigi bati no si inyamaswa yigize ingwe umuhigi wa mbere yegereje Nyamaritete amukubita inkota uwa kabiri araza amukubita inkota uwa gatatu aje amukubita inkota uwa kane aje amukubita inkota imbwa zisigaye zose zihinduka imisega Nyamaritete umugoroba uje arazamuka abwira abana be ati bana banje mujye kureba ibiramburambu byari byarabyaye kwa Nyamaganda bategereza abantu bagiye kwa Nyamaritete baraheba harongera hikora bane nanone baraza bageze mu marembo yo kwa Nyamaritete Imana y'inkoko iti gugurugu Nyamaritete ati muhama we tujya kureba icyo Imana y'inkoko itakiye agiye kureba ati ni imituga nkomo ati ni imituga nkomo undi ati irekize bararamukanya ngwese bakuru babo baraho kandi yarabishe ngwese so araho abandi bati baraho bana banje se muje gusura ibyara byanyu abandi bati muzi se guhiga ingurube z'imigana abandi bati musange babyara banyu babasasire abandi mubisegure abandi bati maze mu gitondo muzampigira ingurube z'imigana nimuzicamo bana banje nzabahemba bajya kuryama bamaze kuryama Nyamaritete inkota yamaze kwishyira ku icyatsi uruhu rw'ingurube yamaze kurusiga ngo rukunde gorohe Nyamaritete mu bucyacya abafashe gwa ruhu abarambaye abafashe inkota ye abagiye mu mateke ararandaguza yitera muri rya zinga yiciyemo bakuru abahigi barabyutse baba baramanutse bavuga amahigi bati n'uruzunguzungu rw'ivuruguta mwivuruka zabyuka n'imburubuza zakagoma sambaro y'inagwa amazinga gwa bitero nyamotero wanzo nyamotero wandongozi baturebona ko irare wayiburuka igendera se tunzwe no gutuga ibigunda imbwa ya mbere bayinjiye muri rya zinga abayikubise inkota ya kabiri yongeye kuza ayikubita inkota muhigi yegereje amukubita inkota undaje amukubita inkota undaje amukubita inkota undaje amukubita inkota ubu bwa busigaye buhinduka imisega Nyamaritete ijoro rije arazamuka ni muhira tinimujye kureba ibiramburambu byaye byarabijyanye abyira abakobwa be kwa Nyamaganda barategereza baraheba wa wundi witwa Mabusha nati ndahagurutse abagiye kuraguza iburagura abana muwava nkaha kajya muri segiteri yo kuri Ngoma abahuye n'umwana tese Mabusha ne uragiye ko ndebe usa n'ugiye kuraguza uraguriza bakuru bawe bashize bazira kwa Nyamaritete Mabusha nati umuntu mpamagaye avuga mu izina tanzi ambwira n'ikigenza ati yandagurira ati koko ngiye kuraguza ati nkuragurire ati nugenda ukagera mu nzu ugahura n'igikeri kikakubwira ngo Mabushane ko ndeba muri batatu wanjyanye nkabera wakane ko nzababera insinzi uzakyemerera nugira mu kandi kabandi ugahura n'inyenyeri
kakubwira ngo njyane uzayakira uzayibaza uko izagenda ivuga izakubwira nabushana ati ava nkaha nko wagenda akagira mu gisopo ahurira n'umwana mabushana urajyayo ko ndeba usa n'ugiye kuraguza uraguriza bakuru bawe bapfuye baziranyira amaritete ati ngiye kuraguza nkuragurire uzagende nugera mu nzira ujyayo nuhura n'igikeri cyakubwira ngo njyana uzakijyane uzakibaza uko kizagenda kivuga kizakubwira nujya mu kandi kabandi ugahura n'inyenyeri kakubwira ngo njyana uzayijyane uzayibaza uko izagenda ivuga bizakubera insinzi mabushana ati umupfumu ni uwa mbere aragaruka ageze imuhira abwira se na nyina ati dawe ndagiye ngiye kureba bakuru banjye bahetse bajya kwa nyiramaritete mabushana aragenda wari ufite ubugabo n'ubugore ageze mu kabande ka mbere igikeri kiramuhamagara kimaze kumuhamagara gituragiye ko ndeba usa n'ujya kwa nyiramaritete niyo njya tujyane babere uwa kane ndeba muri batatu ese wagikeri uzigezayo ndati nzagerayo uzagenda se uvuga ngo iki uzantwara amavuka w'ishati ningera mu marembo imana y'inkoko ibitse nzagenda mvuga nyiramaritete nyiramaritete twamugwata ko twamwicira ko twamuhorera ko twamugwata ko twamwicira ko twamukwitira ko twamwicira ko twamuhorera ko twamugwata ko twamuhorera ko twamukwitira ko turavuga neza mama we ati ngwino wigire mu mufuka w'ishati yanjye nambaye abarongera havuye ageze mu wundi mubande abahuye n'inyenyeri iramuhamagara kese mabushane ko ndeba usa n'ugiye kwa nyiramaritete kureba bakuru bawe bashize ntiwanjyana ngo mbabere uwa gatanu ese wa nyenyeri we uzigeza kwa nyiramaritete ko ari kure nzajya mu mufuka w'ishati uzagenda se uvuga ngo iki nzacana ku maso y'imbwa zanyu aho zizaba ziryamye hose makwigwe nshane no ku yanyu nyiramaritete najya gusohoka azasanga imuritse maze avuge ngo murabona kandi mwiryamiye ntareba ku y'imbwa zanyu avuge ngo murabona icyo gihe aba akerewe turavuga neza mama we ati ngwino tugende abaragiye mabushane ageze mu marembo yo kwa nyiramaritete imana y'inkoko iti kukuruku igikeri nacyo giti nyiramaritete nyiramaritete twamugwata ko twamukwitira ko twamuhorera ko nyiramaritete twamugwata ko twamwicira ko twamuhorera ko nyiramaritete atese noneho ibyo ni ibiki bije bimpamagara mwana muhama we ati ni imitugwa nkomo gusa nyiramaritete ati ubwo mbonye umuherezi nta kindi ati ubwo kwa musaza wanjye ndabura imari mye aba baraje bararamukanya wese basaza ngo bari kurube ngo baraho wese wabo ngo baraho abandi bati baraho ese bana banje muzi bazimigana cyane abandi tubati turabahanga ese muje gusura ababyara banyu abandi bati mubasange mu bisasire abandi mu bisegura bagiye kuryama ya nyenyeri bivuye mu mufuka wa ya shati icana ku maso ya zambwa cya gikeri
kiba kivuye mu mufuka wa yashati kiba kigiye imbere y'iziko rya Nyiramaritete kiramuririmba cyane kimuhamagara Nyiramaritete 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 twamurwasa ko twamukubetera ko twamwicira ko Nyiramaritete twamwicira ko twamukubetera ko twamugwata ko twamuhorera ko Nyiramaritete ubwo nta kindi abafashe kwa ruhugwe abafashe na yankota ye abararebye asoza asanga zambwa yanyenyeri yazicanye ku maso ati nagize ngo baryamye babavunamye none barabona abarongera arekubye abasubiye mu nzu abagiye kurira ku maso y'abahigi asanga yanyenyeri yakwiye bano ntibaryama Nyiramaritete abarongera aryamye agera inshuro ya kabiri agira ya gatatu abafashe kwa ruhu aramanuka ajya kwambarira muri ya mateke abagiye muri rya zinga araturama amaze guturama umuseke buragiye bize abahigi nabo baba bambitse imbwa zabo baraza bati n'uruzunguzungu rw'ivurugutamwe ivuruka zabyuka n'ivuruguza zakagoma izambuza y'inagwa amazinga gwabitero dore nyamutero wanze dore nyamutero wa ndongozi baturayibano kwirara ivuruka irara sero tungutungu tunzwe no gutuga ibigunda minateme no watanganika ubwo ntibyatinze ngazikora hasi zikora hejuru zibaziyatse amabereko inzogera ziba ziravutse nkayambere bayikwise muri rya zinga bimushinza amenyo abakwise inkota imbwira simbukirwa nk'iriye imbwa zose noneho bari bamaze kumenya ko inyamaswa ari mwiri barazikumanyije barazegeranya bamaze kuzegeranya zose bazinda muri cya gihuru imbwa ziba ziramutugirije uruhu ruzera rukashanga yari yambaye gumya nyine niho washinga iryinyo ku mwite w'inka zimaze kurukashanga yumvise ariko abakabye ku mubiri Nyiramaritete abaravumbutse arirutse wava nk'ayiruka akagira muri segiteri yo kuri ngoma Mabusha nubwo barashaka ubugore n'ubugore imbwa ntizimusiga akomera cyane bishika imbwa ziba zimushinze amenyo zimaze kumushinga amenyo Nyiramaritete ator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 
iwanyu Mabusha ati ko twahize sinyamaswa umva twahize umuntu aho ziyake wiruke Mabusha nabasuye inyuma ajya kureba bakuru be babiri bari kumwe ati ya nyamaswa yagambye abandi batese yagambye ivuga ngo iki ngo nitwikize n'umagurwa byacu nanjye ndavuga ngo naziyake kuri radiyo sarusi ni saa tanu Muzamuzo yina kwa mazinga kwa bitero tere nyamotero wanzo weto nyamotero wandongoza Waturayiba no kwirara bayiburu kwirara seroto ngutungu tunzwe no gutuga ibigunda mina teme no watanganika Ubwo ntiryatinze gazikora hasi zikora hejuru zibaziyatse amabereko inzogira ziba ziravutse Ayambere bayikwise muri ryazinga Bimushinza amenyo abakwise inkota Imbwira simbukirwa nkiriye Mugazose noneho bari bamaze kumenya ko inyamaswa ari mwiri barazikumanyije barazegeranya bamaze kuzegeranya zose bazinda muri cya gihuru Mugazi bazira mutugirije uruhu rutera ukashanga yari yambaye gumye nyine niho washinga iryinyo ku mwite w'inka Zimaze kurukashanga yumvise ariko abakabye ku mubiri Nyamaritete abaravumbutsa arirutse Wava nkayiruka akagira mise giteri yo kuri ngoma Mabusha nubwo barashaka ubugore n'ubugore Imbwa ntizimusiga
arakomera cyane bishika imbwa ziba zimushinze amenyo zimaze kumushinga amenyo Nyiramuretete ator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 
iwanyu Mabushane ati ko twahize zinyamaswa umva twahize umuntu ngaho ziyake wiruke Mabushane basuye inyuma ajya kureba bakuru be babiri bari kumwe ati ya nyamaswa yagambye abandi batese yagambye ivuga ngo iki ngo nitwikize irumagurwa byacu nanjye ndavuga ngo naziyake yiruke ubwo nta kindi bariruka baragenda bahageze barakomera cyane bavuga amahigi bamaze kuvuga amahigi imbwa ziba zisateye ya nyamaswa zirayikacanga bati ntimuyitere icumu cyangwa ngo muyiteme cyangwa muyikwita amahiri mukomere cyane niyongera gutaka maze yishwe n'imbwa gusa ubwo barakomera bamaze gukomera imbwa zirayihereza zimaze kuyihereza zimaze kumuhereza Mabushane arataha amaze gutaha ageze imuhira abibwira se na nyina ati ndahoreye bakuru banjye Mabushane bukeye ibwami bamutumaho baramugororera bamuhereza inka bamuhereza umusozi Mabushane akiracyo sije wahera hahera Nyamaritete na Nyamaganda